Ikaze ku Mubyeyi Magazine. Nkuko mubimenyereye tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uburyo wategura ameza yo kuriraho, uburyo wayategura, uburyo wayarimbisha mbese agasa neza. Nkuko twabibonye mu biganiro byatambutse, twarebye uko bayahanagura, uko uhanagura intebe, uko uhanagura ameza, uko ushyiraho ibitambaro. Rero hari uburyo bwinshi bwo gutegura ameza, niyo mpamvu ntabwo byajya mu kiganiro kimwe, tuzagenda tubibona gahoro gahoro mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi rero turareba uko wategura ameza yo kuriraho udashyizeho cya gitambaro kinini, ahubwo ugashyiraho agatambaro gatoya kadakwirwaho kajyamo hagati. Akangaka rero ngewe ndi gukoresha ntabwo ari gatoya cyane, kararinganiye, ariko hari udutambaro twinshi dutandukanye wakoresha ku meza yo kuriraho atari bya bindi binini. Akangaka rero kararinganiye, ntabwo ari gato cyane. Tuzagenda turebera hamwe uburyo bigiye bitandukanye. Rero ni ibintu byoroshye, ni ibintu buri wese yakora, ni ibintu buri wese yashyira muri gahunda kugira ngo mu rugo ntihamenyerwe, mu rugo hahore hari utuntu dushya, mu rugo mbese ntuvuge uti kwa kanaka muri salo yawo ku meza yawo hahora cya gitambaro cy'ishashi y'umweru, icyo kindi kibonerana ndetse n'ikindi cya beje kiriho. Oya, mu rugo ugomba kugira utuntu duhindagurika, ugahindura mbese kugira ngo ubwiza bw'urugo bwiyongere, kugira ngo kandi nawe uri mu rugo uhishimire, ntuhamenyere mbese ntuvuge uti ni kwa kundi icyumweru kimwe, amezi abiri, umwaka umwe, ibiri y'amezi ariko amezi. Oya, ni byiza guhinduranya, ni byiza guhindura ukagenda ushyiraho utuntu dutandukanye, tutanganya size, amabara atandukanye, mbese kugira ngo mu rugo uhore ufite ibitekerezo bitandukanye, bityo mbese nturambirwe, ntihakurambire, mbese kwa kundi wumva buri munsi hari akantu gashyashya mbese. Yego, niyo mpamvu rero uba ugomba kongera ubwiza inzu yawe, kandi mu bintu bihendutse, mu bintu bidahenze cyane. Aka gatambaro rero ni agatenge. Niyo wagenda ugakunda agatenge ukakadodesha gutya, bapimye ameza yawe, wayapimye watanze mesure wakagira, cyangwa se ukaba wakagura gakoze, byose birashoboka. Ntabwo rero ari ibintu bikomeye, ni ibintu byoroshye kugira ngo uhe ubwiza salo yawe, kugira ngo uhe ubwiza inzu yawe, kugira ngo udahora muri bya bintu bimwe gusa. Iyo birangiye rero ushyiraho akarabo. Kakarabo ntabwo ugomba kukibagirwa, kaba akarabo ka naturel, kaba akarabo ka artificiel, mbese ugomba kuba ufite akarabo. Ariko nibura akarabo ka naturel ntikakabure mu nzu yawe, sibyo? Kubera ko ni bya bindi navugaga nyine, ntabwo umenyera inzu yawe, ntabwo umenyera mu rugo, biguha nawe guhora ushaka udutekerezo dutandukanye. Ngayo rero ntabwo bigoye. Rero uyu munsi ameza turi kuyategura gutya, n'agatambaro kamwe n'igitambaro kimwe, atari bya bindi bitandukanye. Murabona rero ko ntabwo mbese hahora ari utuntu dushyashya. Ngayo rero murabona ko rero ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bikomeye. Niba wagiraga igitambaro kimwe, gira nibura bibiri, niba wagiraga bibiri, gira nibura bitatu, gutyo gutyo, kugira ngo ujye uhindura mu rugo hawe, uhishimire, wishimire kuhaguma, wishimire kuhakorera, wishimire kuhaba. Nicyo mbifuriza. Ntabwo ari ibintu bigoye, ni ibintu byoroshye. Murakoze rero gukurikira Umubyeyi Magazine. Abatarakora subscribe muyikore kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Hanyuma rero nibona ko iyi video hari mugenzi wawe yagirira akamaro, uyimusangize, mwungurane ibitekerezo, hanyuma muhore mu rugo iwanyu hasa neza. Ni byiza rero. Ngaho rero abatarakora like muyikore, gushyiraho na comment,
hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane naho gutaha. Bye.